Sawa ni wapi? Ayima Dondorume ibyo Ayima Dondorume uko ndiko werekane uko ndiko se nifa tuko Ayima Dondorume uko ndiko werekane uko nifa hari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga hamaze iminsi impundu zivuze harumaze iminsi muzerera mu butayu ariko wihangane izuba rirarashe Zama je kumara ya su alaikum
kanzije kubwira yabakamana ndabivuga ariko na bya bindi ndabikoraho. Zamu Nicyo ariko asa mjemba na guhamagara ntabwo uri muranyumva uzajya uvuga cyane nese kuko ntabwo mba nashakuje ikoma ku gafiriti ugeze zamu ntabwo aricyo ngo wahamagara kayiye mfite ibintu byinshi byo gukora zamu ntabwo aricyo ngo wahamagariye dore nagiye guhanagura inkweto za bosi bamba bari ukankurutira kano kantu ni gato yambaye bosi akazi nyine asanga hasa neza ako se uri kurya ifiriti kutamamagara ngo nze dusangire ndi kurya ibijumba ako kazi kakubana kenshi ukaza ntabwo singutera n'akantu zamu harimo akantu none se uramu mushyushyo inze macapurisha umushyushyo umva subizi se ndabigukorera ndanagutera n'akantu naragu mushyushyo tugende banguka zumu mushyushyo banze utanire banguka tugende ndume ubundi banguka uje kubyinkorera banguka Sando karama ndakukira ruba rutanyita asigiye banaye nakutewe ntabwo bamva umuntu igikoma cyahiye igikoma cyahiye niyo nsanga utagitetse ntari kukwereka cyangwa ukure ntari kunywa iki ntari kukwirukana ntabwo ndi umukozi wawe ihorere fata igikombe nk'igikoma ubundi utawiboroshije fata uburoso ubanza ujya kwiborosa nta muntu ujya igikoma ataraborosa urandorera ra bosi kumushaka iki bosi n'umututu wa bosi ushyira kangaka wega inkweto ya bosi none se inkweto ni iya bosi kuko urazayambara ubanza umurebye rufugereza ugiye kunkorerwa rwose wazindutse nawe wese ko zitse cyane uyu munsi mfite gahunda nyinshi ego gahunda ngira yego ke ndebera nka biriya bicucura gusa nk'ikorogati bayigize ute
Mutamu. Oh, Salama wangu. ndabona wayitwaye. Sha mwana ndimo natwara ifumbire mwana. Yewe, wayitwaye ariko. None twari ku kazi shaho. None kutagiye kuragira. Wapi mandi mawe jambwiye. Nzinuka nyine ntwara ifumbire kirimo mu bishyimbo. Nawe rero uba wakoze. Aba wakoze. Yewe mba nakubonye buriya. Wakoze rwose. Ugiye guca utwatsi se mwana? Ngiye kuducana haruguru. Ngiye kuduca ahubwo se none kutagiye kuragira. Yagenze bite? Kandi nkubwa ko nazinutse ntwara ifumbire mwana uko ariko mawe jambwiye. Nanjye nyine ngiye kuducana ureba se ndore ndawutwaye n'umuhoro ihoreraho se basi. Rega tuzagafatanya ntacyo. Mama wowe uryoshye. Ntabwo wayikoreye. Uburyoshye. Ntacyo. Ko nanjye ndabona turimo tujyana di. Yewe utufata na ruguru se mwana. Niho ngiye mwana ariko buriya ngiye reka mubwire. Ngiye mabuja buriya aranyemera. Ntabwo yatuma nikorera ifumbire. Sibyo we nayo n'utuntu two kwahira. Kuri kugenda uyimena sasha. Nayuze cyane. Nayuze. Yo twaranye ubundi. Nabundi se. Ngiye mabuja nyemera kubi. Reka njye najya tuma nikorera ibifumbire. Mwana njye nangara no kumena ifumbire mwana. Ubu njye usibye utwatsi twonyine. Ubundi nta nubwo ibintu by'ibifumbire se wewe akoshobora nagowe. Nawe ujya ubibona nta kitagira iherezo mwana. Ariko nukujya wihangana buriya hari ukuntu Imana izabigenza. Nanjye ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya. Nanjye Imana izamakaza keza ikamaho nzagenda agira heza. Ngewe buriya naratomboye. Cyajya iyi si yose wayigwizaho bamabuja nk'uwanjye gusa. Hari ukuntu njya nigenza gake gake bandi nyiranjye umukorera massage di. Ntabwo ubizi massage bambara. Oya massage. Yes, kumugorora kabisa ubundi. Kumugorora gute? Ariko shabwo ntabwo ubyumva. Amugorora nyine akaryama nkamugorora neza. Ariko nyine sha amva. Ya bintu by'ifumbire bijya binanira. Ukuri se? Nuko ariko njya wihangana. Njye ntabwo nanagufasha nahita niyanduza. Nuko sha igifiriti cyiza ndakisoka urumva? Nyama cyiza nkakisoka. Ubwo urumva njye ntabwo noroshye. So nureba n'ukuntu mba ndi umusore. Aisha wewe ako rero kwimana nawe ariko ntabwo uragira ukuntu wigenza gute se sha musaza kugira ukuntu nyine wafata nk'icyane njye buriya nubwo mabuja barimo wenda mba nkora akazi ko mu rugo nkange n'ibyana ndabyigondera. Sishatse kumva icyo ushatse kuvuga. Ntabwo uzi ibyana amabebi uzi ibyo ari byo. Ushatse kuvuga ntabwo ndagisobanukirwa rwose. Amabebi umwana ukahita umwigondera ukamwipevera urumva? Ukamugona gute? Iki ukamugonda ute? Ukamwipevera ukamwinjiza mu rukundo bya hatari. Nyine uzashakisha ukuntu wakigondera nk'icyana. Uzaze nkwereke nk'icyana nyine wigondera. Ariko rero ndi no kwihuta. Ndagira ngo ngende maze mbukate vuba urumva? Ubundi ngewe mpite ngenda nyine nsange mabuja kuko nanjye abanyeneye cyane. Reka ngereyo. Buriya tuzasubira. Ari bimuhungu wanjye tuzasubira nta kibazo. Ariko mwana ujye unshakira akazi keza mwana kuko byaka ngaka rwose. Akazi se? Akazi tuzareba wowe nyine ujye ugerageza ntacyo turi kumwe. Ari nta turi kumwe nta kibazo. Sawa. Sawa muhungu wanjye. Sawa. imvura iguye kajya kwanura imyenda.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Ko naheruka kumazira kandi wacu nabahari nshatse ubu najyayo nigira kuryoshya none ibyo mperuka ngiye kujyayo. uri iki ndi umwikuba nanjye ndi umuhuza nagutsinze nashaka igitego cyawe wiki nasa nugira igitego cyewe ndetse sinakurusha oya nyine byikorera nanjye vamo ndavamo nyine nasukeka ko njye navamo kuri kumvuguza avuyemo ntariri sekumba n'uyigezeho ugiye arabangendaje imyenda ntabwo usigiye uzinga se wayizinze ndayizinga nje kandi amafaranga yo guhaha ari ku kabati nindamuka ntinze mujye guhaha duhaha se mama n'ibyadutegetse ibyo n'ibyo bikubwiye birakureba wagenda utagenda uragaruka ubikore ese ubona Yego igoro bigeze kure ndi gutangura ngo niyinga kugira ngo ritancika. iyo ngofero wayambaye iyo ngofero wayambaye Gutya bayambara. kukigira nk'igihone kandi uri umuntu ukwe Sinabuja ko wambaye neza. Noneho. ndatembereye urakoze ariko ntongere kwanduza hariya Ati bosi rirya abana. Mutarama Muta Karame mabush. nta matwi ugira Nandi mu kirara ndi kujya. wavuye kwahira Muta watahije Nabaje gutwara ifumbire arambwiye. ifumbire amaze kuyitwara yarangiye Yego. none hasigaye iki Nanjye kujya kwahira. ndavuze ngo banguka hano ndavuze ngo mbare rimwe uvuye gutwara ifumbire Ariko mama ndanashonje. usonze iki jyana ihute ufate wanga twibyara mu gikoni watsintuza mbare rimwe urangije umunota umwe Muta Karame. urabona kwangatwa Ngiye gusoza. ugiye gusoza ndavuze ngo muhaye umunota umwe uratinda ndakwereka amasegonda 20 arashize uri kuyabara umunota wuzuye uracyari gukora iki uracyari gukora iki Muta ndavuze ngo mbara rimwe wagiye gira vuba haguruka ugende haguruka